tugende si uburyo watsimbaraye ku nzoga ubise waba wenda ku isi wakihagije yewe nanabira ubuzima ni bwo ubona wahisemo ako papa kesi ubu koko neza uriyemeje ntabwo ugomba guhinduka ako ubundi guhinduka ni ryari mba ntahindutse wari bwaburare wari bwabwirirwe wari bwambara ubusa mpinduke bigende heruka kungurira igitenge ryari none se ubu ntiwambaye ikintu urashaka kuryambara simperuka kunda ya kesi bare ahubwo sinzi ikibazo uba ufite imyenda ufite aramunza mu mavarize aruzuye urashaka indi myenda gukoresha icyo ubundi nashaka nabi koko washatse nabi wowe nashatse nabi abo turi mu rugero rumwe babayeho neza bagenda mu mamodoka none njye nta n'igare ngira nta n'igare ugira na ikiza icyo kuza untura no kuza wasinze unukina inzoga gusa hase gusinda ubundi gusinda ariko se mba nakoze ngaho warutse nakorobye none se si cyo waje usaba rega ubundi umugore ni umufasha ugomba gukoropa ukagira gute umva rero papa kesi ntako ntagize ngo nkwihanganire kuba muri uru rugo nuko afite kesi mabeshejwe hano na kesi kuko nkunda umwana wawe iyaba atari ibyo njye ntabwo mba nkicaye muri uru rugo noneho nzaguheke akira jyamo hano jyamo aha ngaha niba ushaka ko nzaguheke jyamo nguheke ubundi ujya ubona kwirirwa unsakuriza kubera iki ese ubundi pa kuki mwe bapanga ibyo ngibyo natari kumva muvuga ko nzajya ku ishuri njye ntabwo nzajya ku ishuri ubwo nawe uraje ndetse ntabwo nzajya ku ishuri ntabwo nzatangira ngo umunsi amashuri yatangiye ibyumweru bibiri ashize natumva mutekereza ko nzajya ku ishuri ndetse ntabwo basi nziga ngo nimubwire ko nataziga iceceke nimubwire nyine ko nataziga mbimenye papa azatekereza ko uzajya ku ishuri ako se ubundi ubu nakiga udufaranga yakoreye amafaranga yo kwishyura ishuri se amahabara inzoga da amahabara icyambere muba mwari ntabwo wari bwaburare mbese kurya utiga ibyo bimaze iki kurya n'amahoro ari mu rugo ibyo ngibyo bimaze iki mama nta munsi umwe nari bwumva arimo araratarira uza saa munani n'ijoro na za nijoro ukadukubita ukatwirukankana nese ubwo ngubwo ubundi urumva amahoro dufite iki siko twawareka kurya ariko mu rugo tukagira amahoro ngende ya nkoko y'umweru karita saa 12 nge nta basi gutaha saa 12 wakabije uzamenye ko hano uri umwana mu rugo ntabwo uri umugore nashatse urumva neza ubivuge ariko nanjye ipangire ko nzajya ku ishuri ku ishuri se arayijya kwa murokore ntibacuruza musana n'agakaramu hari ikindi n'amafaranga akira ahangaha ntabwo harimo amakayi reba ikayi byonyine ese ni ibiki nta kayi nta gikapu hanyuma ntabwo hanyuma nzanwara amakayi mu ntoki nzanwara amakayi mu ntoki cyanzanye ku ishuri njye n'amaguru ariko papa kesi uzi n'ikindi ukuntu ungana n'ukuntu wifata ntabwo ariko wagakwiye kuba wifata iyo ndebye abandi bantu wenda baba hanze batazi ubuzima bwacu tuba tubayemo bambwira ngo mfite umugabo mwiza ngo nashatse nareba nkata nibuka ko wananiye nkumvaga ndakaranyishe gusa nyine ndenze aho nkaseka nkabyihorera ariko wowe njyewe iki si imana yonyine nizakumpembera ibyo nkorera byonyine birahagije kesi jya wihangana mwana wanjye ndagukunda nzitanga ku bwawe nicaye hano kubera wowe ndi hano ku bwawe mwana wanjye
neza tu muye n'abantu ntabwo nari niteze ko ndibura n'abantu beza bisa nk'abo maze nawe ni neza noneho byagera kuri Catherine bikaba akarusho seri nyine reka mbe nigendera nyine wowe nutinda sha nyine arikunze ndakwigenda kubona n'ubwa mbere yewe n'umuntu mu muhanda bwa mbere tu ahita mukunda maze ndumva bidashoboka kandi bishobotse je mbona bikunze nese ubu wambwira ko nkundi iki aka kanya umbonye urankunda ntabwo nzi ikintu kitumye ngukunda kubonye uri kugenda kumwe na Ram sister Immaculée numva ntabwo ndi buguca urakuvugishije ngo nikunda ese hari aho waba warigeze basi bo umbona atari ubu ngubu mubona amatara ahangaha mu nzu ushobora nakubonye henshi cyane wambonye he maze inshuro nyinshi cyane nkubata nkura mu nzu noneho nawe urambeshye umaze iminsi undota njye Catherine undota wowe Catherine gusa ntabwo nari nzi neme yawe kuko nge neme yawe nyine mise nakingana n'isura nabonaga mu nzozi mpita mbona ni wewe none urankunda cyane cyakora ni byiza gusa ikindi nagufasha ni iki ni byiza kuba nkunda kubona neza wambona ndaguha nyine namba yanjye nkugisha nawe okay kawa bakamba kawa reba ngizo Catherine merci ubwo nawe ndakoze cyane sawa tuzasubira ko warubaye ko warubagirana ese ubu ndatinze watinze n'ukuri reba twagiranye gahunda urangije uragenda ubayo uzikora ahandi hantu utatinze haracyari kare turaba tujyayo ahubwo tugenda tugende si uburyo watsimbaraye ku nzoga ubize waba wenda kuzibandihagije yewe binanabiranye ubuzima ni bwo ubona wahisemo